Havugimana Jean Pierre ndi umugabo ushima Kristo umudamu umwe n'abana. Imana rero yacu ishimwe kandi himbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho cyangwa tugiye kumvira ijambo ry'Imana kubazakurikira n'ikinyamakuru byitaboho ku Mutima TV. Ariko bene data reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 6. Ijambo ravuze ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami bwawe mu Bisirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'imisi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora, haleluya, umva ijambo nshingiyeho, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amena. Kadukomeze byakozwe n'Imana none ibice 2 umurongo wa mbere avuze ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera. Amen. Haleluya. Tugiye kuvuga ku mumaro umwuka wera, tugiye kuvuga ku bushobozi bw'umwuka wera, tugiye kuvuga ngo mwibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'iki b'Imana. Mu yandi magambo bivuze ko umuntu wese utayoborwa n'umwuka ose umwana w'Imana. Ibyo byandikwe binanzurwe. Ijambo riravuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki b'Imana. Ijambo riravuze ngo yatubwiye ngo byakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 3 yatubwiye ngo bamaze guterana baramubaza ngo ese mwigisha, bitewe na disikuru Yesu yari atanze cyangwa se ijambo yari atanze yari arimo aganiriza abigishwa, bahita bamubaza ngo ese mwigisha iki nicyo gihe wenda tukurikije amagambo uvuze nicyo gihe wenda kugarura ubwami bwawe muri Isirayeli? Ariko hari ikintu bari bibeshye, bo bari bazi ko Yesu aje kuyobora ubwami bw'isi. Baravuga ngo nicyo gihe ingoma ya Mesiya, ingoma y'uhanuwe uzaza ari umwami, nicyo gihe cyo gutegeka, nicyo gihe cyo kongera kuduha kwa gitifu, kuba bameya, kuduha ubuyobozi butandukanye. Ariko ntibari bazi imisiyo yazanye Yesu. Umva ko Yesu yabashuje avuze ngo ibyo si ibyanyu kubimenya iby'imisi n'ibihe data yagennye, ahubwo arababwiye ngo cyakora muzahabwa. Haleluya. Nicyo jambo shingiyeho. Jambo ravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Uwo ni Yesu wibwiriraga abigishwa, arababwira ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kuko ijambo ravuga ngo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi yose. Haleluya. Ijambo ryavuze none mu byakozwe n'intumwa igice 2 umurongo wa mbere avuze ngo uko umwuka wera amanukiye intumwa. Ijambo ryavuze ngo ku munsi wa Pentekote usohoye, bose bari ahantu hehe mu mwanya umwe, ariko hagati yabo bari bahuje umutima. Nta mutwa, nta mututsi, nta muhutu, nta musinga, nta muzigaba, nta muremure, nta mugufi, nta mukire, nta n'umukene. Ijambo ryavuze ngo bahuje iki? Umutima. Ngo nuko bose buzuzwa umwuka wera wisumba byose, ngo batangira kuvuga mu ndimi nk'uko umwuka yabahaye kugira gute kuzivuga. Haleluya. Jambo ravuze ngo umwuka wera muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira. Naki ijambo ry'Imana ndafashijwe. Ijambo ry'Imana ravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Bera b'Imana, ab'Imana yatoreje, ab'Imana yahamagaye, waba uri umuririmbyi, waba uri umuvuga butumwa bw'abasheje, ijambo ravuze ngo cyakora uzahabwa imbaraga. N'isezerano Yesu yaduhaye, kuririmba kwawe bizagira imbaraga wari uko umwuka wera yagize gute abana nawe yakumanukiye. Guhanura kwawe bizagira imbaraga ari uko umwuka wera yavanshe muri wowe, yaguhaye ubushobozi bwo kuba umugabo nyamugabo. Ijambo ravuze ngo cyakora muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Bivuze ngo umuntu utafite umwuka w'Imana ntashobora kuba umugabo nyamugabo mu by'umwuka. Kandi wibuka ko mu mwuka nta jipo nta pantaro ibayo. Umukobwa wuzuye umwuka w'Imana ni umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Kristo. Umugabo wuzuye umwuka wera ni umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Kristo. Mu mwuka iyo twuzuye umwuka wera tuba turi abagabo nyamugabo bo guhamya iby'ijuru. Ijambo rabo mwibuka ko turi ambasaderi bahagarariye ijuru mu isi. Niko twabamaze iby'Imana, niko twamaze ubutumwa bwiza bw'Imana, ko tuvuga iby'abera, ko tuvuga amakuru y'ijuru. Turi kuko turi abambasada, turi abantu bakomeye, abantu badasanzwe. Ariko ni bande badasanzwe? Ni abantu buzuye umwuka w'Imana. Haleluya. Yesu yageze kubwira abishwa abira ngo nimuhumure mwigira ikibazo. Arabira ngo bibaye byiza mwareka nkagenda, kuko ningenda umufasha azaza, ariko nintagenda umufasha ntazaza. Arabwira ngo kandi uwo mufasha naza azabana namwe. Haleluya. Ngo kandi azatsinda ab'isi.
kabiri azajya bemeza iby'ibyaha byabo. Ijambo riravuga ngo aho umwuka atari abantu bigira iki? Ibyigenge. Farawo ngo yitegereza umugabo bita Yosefu, aravuga ngo twakuraho umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Mu yandi magambo, agaciro k'umukristo, agaciro k'umuntu w'Imana ni umwuka wera muri we. Nta kandi gaciro kubuhanura, kubabwiriza ahantu bitane bitandukanye, kubukomerwa amashyi, ako si agaciro. Ahubwo agaciro, ijambo riravuga ngo agaciro ni ukuzura umwuka w'Imana, agaciro ni kuberwa n'umwuka wera, agaciro ni kuzura imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ijambo riravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga abagore b'u Rwanda, abagore b'amahanga, abagore b'Amerika, abagore b'u Burundi, abagore ba Tanzania, abagore b'isi yose. Ijambo riravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga zo kuba abagabo bo guhamya Kristo. Ari uko umwuka wera agize gute yabamanukiye, nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo. Muri abagore mukamuvuga uko ari, mudaciye ku ruhande, mukabwira abasambanye kuva mu byaha, nuko muzuzura umwuka wera. Muzabwira abajura kuva mu byaha, ariko mwuzuye umwuka wera. Muzabwira ababicanye kure kubwicanye, ariko muzabwiriza abanywi b'ibiyobyabwenge bakizwe, ariko mwuzuye umwuka wera. Atari ibyo ngibyo ntacyo umwana w'umuntu yabasha kugira gute, yabasha gukora. Haleluya. Ijambo riravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Bapasiteri mwimitswe, ni byiza kuba warimitswe n'Imana, ariko nutuzura umwuka wera w'Imana, kwimika kwawe kuzagupfana ubusa. Uzamera nka Sawuli wimitswe nyuma arabivanga. Haleluya. Ariko ijambo ravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga abagabo bene data, bagabo dusangiye umurimo w'Imana, muzahabwa imbaraga abahanuzi busangira abarwayi. Ijambo ravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga namwe bapasiteri, namwe bishop, bapotere. Ijambo ravuze ngo muzahabwa imbaraga zo kuhamya ibya Kristo, nuko muzaba mwuzuye umwuka wera. Suko muzarya ifiriti na mayoneze, suko muzahembwa amafaranga menshi, suko muzabwira abantu bakazana igihiriri mu nsengero zanyu. Ahubwo ijambo ravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga zo kubwiza abantu iby'ukuri kw'ijuru, ariko mwuzuye umwuka wera, nibwo muzaba abagabo kumuhamya. Haleluya. Ndafashijwe. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni umunezero, ijambo ry'Imana ni amahoro, ijambo ry'Imana ni ibyishimo. Haleluya. Abantu babaye ibyigenge, abantu babaye intumvira, kuko umwuka wera w'Imana yatangiye guhunga muri bo. Ariko ijambo riravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Kandi mwibuka ijambo ryavuze ngo ku munsi wa Pentekote usohoye, bari bari ahantu mu mwanya umwe, bahuje umutima, nta mukire, nta muremure, nta mugaturika, nta musilamu, nta mudive, nta mwadeperi, nta mwangirikani, nta moko, nta macakubiri, nta magurupe runaka yari ukwayo. Bose bari bahuje umutima, ari umuntu umwe. Umwuka wera asaba ijambo ari mu ijambo avuga ngo nkurikije ko nta mututsi mbona hagati muri bo, nta musinga, nta muzigaba, nta mutwa, nta mugesera, nta mudive, nta mugaturika, nta musilamu. Umwuka afata ijambo aravuga ngo noneho nagenda nkaba muri bo, nkagera nabo, nkabakoresha ibimenyetso n'ibitangaza mu isi tukayihindura ubwiza bw'Imana. Ngo nuko umwuka wera aramanuka, ngo bose batangira kuzuzwa umwuka wera, abarebare n'abagufi, ngo bongera kuzuza umwuka w'Imana, ngo batangira guhanurira isi. Icyo gihe ku munsi wa Pentekote, ngo bose babonye uburyo biryoshye, abapagani n'abajura n'abarozi namwe byabwenge bamwe za kokayine, ngo baravuga ngo n'abajura bibaga, ngo baravuga ngo twakora iki ngo tubone ko iyo mpano y'Imana. Petero ahaguruka yuzuye imbaraga z'umwuka, aravuga ngo mbega bene data, munyumvirize amagambo ngiye kubabwira. Ntabwo twasinzihira nk'uko mubwibwira, ahubwo iyi ni isaha yahanuwe n'umugabo bita Ayowe. Aravuga ngo ku munsi w'imperuka abasaza n'abagore bakecuru bazarota, ariko abakobwa banyu bari muri mwe bazahanura. Aravuga ngo ahubwo ngo uyu munsi ni umunsi w'Imana wo kubohora abantu b'Imana. Ngo hakijwe 3,000 birenga, bivuze ngo ku munsi w'umwuka wera yazaga mu isi ni abantu bakijwe ari benshi, abantu barabohoka buzura umwuka w'Imana. Bivuze ngo umuntu umwe aho umwuka atari, abantu bigira ibyigenge, babibyihe, babicanye. Ariko aho umwuka ari, ibintu byose biroroha, byose bigendera ku murongo umwe. Ijambo riravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga, mukana bamanukira rimwe cy'ijambo ry'Imana. Amen.